kadufatanya amagambo y'Imana. Abakorinto ba mbere ibice 15 umurongo wa 53. Wahagera mbere yamfasha akasomera, nanjye mpageze mbere nasoma, ariko waba yahageze. 15 umurongo wa 53. Reka musome Abakorinto ba mbere 15:53. Reka dusome mu izina rya Yesu. Kuko uyu mubiri ubora ukwiriye kuzambikwa kutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiriye kuzambikwa kudapfa. Ariko uyu ubora numara kwambikwa kutabora, n'uyu upfa ukambikwa kudapfa, nibwo hazasohora rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe no kunesha. Warupfuwe, kunesha kwawe kurihe? Warupfuwe, urubori rwawe rurihe? Imana iguhe umugisha ngabahagije. Dusome, ariko niyo tutasoma Yohana wa mbere, mwandike wenda gusa. Yohana wa mbere ibice 5 umurongo wa 12. Ni ijambo Pastor wacu haramaze iminsi akoresha. Ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo, udafite uwo mwana nawe w'Imana nta bugingo afite. Bwana sifiwe. Tuzataramana n'abera bose banesheje uyu mubiri ndetse na Satani, tuzahora turirimba imbere turaza gukomeza. Twatangiye dutinzeho, ariko nta bintu bidasanzwe nje kuvuga. Nje kukwibutsa yuko uru rugendo turimo mu isi byanze bikunze ruzagira iherezo. Ndavuga urw'ubu buzima turimo. Imana yampaye iri jambo nari ahantu ndimo gusenga, Mwuka Wera ni mwiza. Numva ari ukuntu tujya gusenga ubabaye, wishimye, ugiye gushima, ni ibintu byose ni ibihe byose tujya tugerana imbere y'Imana. Numva ijwi rimbwira ngo igipfa kizamirwa n'ubugingo. Nciye umugani, igipfa kizamirwa n'ubugingo. Ni nabyo tugiye kuganiraho uyu mugoroba. Bwana sifiwe. Igipfa n'uyu mubiri twambaye, uyu nguyu twese dufite. Uyu nguyu ni iki ngiki twese, iki gihawuzingi dufite nicyo kizapfa. Hanyuma ikizamira gupfa ari uyu mubiri ni ubugingo. Urambaza ngo ubugingo se? Ubugingo muri Yohana wa mbere ibice 5 umurongo wa 12 haravuga ngo ufite uwo mwana afite iki? Utamufite uwo mwana w'Imana ntafite iki? Yego, turi bujyane noneho. Ufite uwo mwana w'Imana afite ubugingo. Mu yandi magambo, uwakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza kugira ngo ayobore ubuzima bwe, kugira ngo agenge ubuzima bwe, uwo nguwo muri we nubwo yambaye uyu mubiri upfa, ariko uyu mubiri upfa wamaze kubika ubugingo. Twabyumvise noneho. Nubwo tuzapfa nk'abandi, nubwo tuzasaza nk'abandi, nubwo tuzarwara nk'abandi, nubwo tuzababara nk'abandi, ariko kuko twizeye Yesu tukamwakira mu buzima bwacu, uyu mubiri wacu upfa wamaze kubika ubugingo. Bwana sifiwe.
turi bujyane noneho nabibonye utangiye vuga ngo igipfa kizamirwa n'ubugingo nkabona abantu bose bandebye gutya ariko byaje iki gipfa iki ngiki byanze bikunze iherezo ryacyo ryaba rimeze rite ariko kizamirwa n'ubugingo. Pawulo aravuga sinzi urwandiko yanditsemo aravuga ngo kubabazwa kwacu kw'igihwayihwayi abigereranya no kw'igicungo cyiza kikabudika mu rukerera nka 11 ariko icyo gicu iyo bigeze nka 12 ushaka aho cyarengeye ukakibura ukabona bwakeye ukabona ahantu hameze neza. Amaze rero kubona ko uyu mubiri twambaye nubwo tubabaza nubwo turushya nubwo tugora ariko hari igihe uzamirwa n'ubugingo abigereranya n'icyo gihe abona nuko igihwayihwayi nuko akanya gato nuko igihe gitoya. Rero naje kubabwira mbibutsa nanjye niyibutsa ko iki gipfa twambaye kidakwiriye kudukerereza ahubwo dukwiriye gukererezwa n'ubugingo kuko mpamya ko ikintu kimira ikindi ni ikirusha ikindi imbaraga cyangwa ubunini, sibyo? Ikintu kimira ikindi kikakiburiramo nuko aricyo kiba gifite imbaraga cyangwa ubushobozi kuri icyo kintu. Rero twe kwita kuri iki ngiki kizamirwa ahubwo ikizamira iki ngiki aricyo duha agaciro. Amen. Iki gipfa rero gikereresha abantu benshi kandi bakiriye bwa bugingo barimo kugenda babutakaza, burimo kugenda butakara kandi Imana yari yaratanze amahirwe y'ubwo bugingo. Abatarakira ubwo bugingo bwo Imana ibafashe, namwe murimo kumviraho mwambaye igipfa, namwe mushatse mwatera intambwe mukemerera Yesu mu buzima bwanyu akabuyobora akabugenga, namwe mukakira ubwo bugingo. Ariko noneho abahawe ayo mahirwe ubugingo burimo kugenda budusiga kandi Imana yari yaraduhaye ayo mahirwe. Ibi bintu iyo mbonye umuntu w'umwizero ubikinamo, njyewe niba ari uko nganira n'abana b'abajeni akenshi urubyiruko, hari abantu bifuza agakiza baruhijwe n'ibyaha babaswe n'ibyaha ntimukanabacire witeka. Ntabwo abantu bose bakora ibyaha babikora babikunze. Hari abantu baba bafite nk'umugozi ubaziritse ku buryo umuntu arizwa n'ikintu pe akarira akababara ariko mu gitondo bugacya yagisubiyemo, akongera akarira bugacya mu gitondo akagisubiramo. Ibaze ufite umugozi ukimuziritse arimo kurira, nawe wabohowe urimo kwisubirirayo gushaka bya bintu birimo kuriza abandi. Abariyo barimo kurira babuze uko baca iyo migozi. Imana yakugiriye ubuntu iguhereza impano y'agakiza aribwo bugingo, ibukubikamo wowe urimo kurwana wisubizayo nta mugozi ugukurura ukavuga ngo mbihisemo reka nongere subireyo. Oya, mwitesha agaciro impano y'Imana yabitse muri mwebwe. Ababyeyi tugundire icyo Kristo yaduhaye. Ijambo riravuga ngo Yohana 3:16 icyatumye itanga umwana wayo w'ikinege ni ukugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo. Hari ikintu abarokore twitiranya, ntabwo Imana yatanze umwana wayo kugira ngo tubone amazu menshi. Oya, ntabwo Imana yatanze umwana wayo kugira ngo dutunge ibifatika byo mu isi tunezerwe. Oya, yari babajwe nuko umuntu azarimbuka atazabana nayo, itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo noneho bwa busabane bugaruke hanyuma tuzabane nayo. Ibindi byose muri Matayo niho havuga ngo dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose tuzabyongererwa. Ibindi ni inyongera. Baratwigisha iteka bakatubwira ngo ni impamba y'urugendo, ariko si yo ntego y'urugendo. Bwana sifiwe. Birambabaza pe, niba twarakijijwe dukizwe, tubinezererwe, tubyishimire, tubyirate, tubihamye mu batungana, tubihamye mu baturuta, tubihamye mu baturuta, kuko ni impano ikomeye twahawe. Mu Efeso 2 haravuga ngo natwe twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro, natwe
twari dupfuye tuzize ibyaha byacu n'ibicumuro. Umurongo wa 3 niho havuga ngo kandi natwe twese ngo twahoze muri babandi batarakizwa, dukora ibyo kamere yacu yishakiye n'iby'imitima yacu irarikira, ngo kandi ku bwa kavukire yacu, by nature, biologically, uko tuvuka ku babyeyi bacu, twaraba kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Ngo ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, ngo iduhindurana abazima na Kristo Yesu. Haleluya! Kuko ari umutunzi w'imbabazi, ntukicare ngo ucireho abandi iteka wumve yuko ntaho wari kubigura, ntaho wari kubikura, ntaho wari kubikugabira. Kuba wicaye utari umusizi warabatutse ku bintu bimwe na bimwe, ni umutunzi w'imbabazi gusa waguhinduranye muzima nawe na Kristo. Ntabwo ukwiriye guciraho abandi iteka. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi irandeba ku babyeyi navutseho batigeze kumenya Imana, batigeze kubaha Imana, batigeze gusenga Imana ngo bayibwire ngo aba bana bakoreye izindi mana. Irangije nanjye irandeba, inyuraho ngo nigaragura mu ivata, iravuga ngo nawe baho, impindurana muzima na Kristo. Iyo mpano rero twe kuyirengagiza. Niba twarakijijwe tubigundire. Pastor wacu ejo yasobanuriye abantu bari baje nyine ngo ntibajya bumva Mwuka Wera, ariko nanjye hari akantu ndi bubaze. Hari ijwi twumva mu mutima, iryo buri wese ararigira, ukamenya ko iri kubwira icyiza ni rya Mwuka Wera, ikibi ni Satani urimo kukoshya. Ariko nanone nkibaze, njye nari nzi ko n'abantu bumva ijwi rivuga ari ijwi, ntabwo bibaho ubwo buntu nababugira. Ako kantu rero kansigayemo, nkajya ndumva hari n'ujya wumva ijwi, nkumva nk'umuntu ashaka kuba ati numvishe ijwi ry'Imana rivugana imbaraga, nkavuga iryo jwi si ryo mu mutima. Rero nako ndakamenya. Imana ishimwe. Ubwo rero njyewe ijwi numva ni iryo mu mutima, ntabwo ndumva rimwe ryumvikana. Rimwe turacyari ku buntu twagiriwe kugira ngo tubugundire, tuburatire n'abatabuzi, babwifuze. Numara kumwemera nk'umukiza wawe, uhamye mu bandi ibyo gukoreye, usabe n'Imana ibayishurire Yesu, bahabwa ubwo buntu wahawe nawe. Jye ninginga Imana ngikwereke Yesu, umwakire nawe niko ngusabira. Niba twaramenye ubwo buntu, twe kubufata uko twishakiye. Dukwiye kugira itandukaniro habaho dukorera. Kambaho ubuhamya gatoya. Ahantu nagiye gukorera nasanze abantu nyine bambara uko babishatse, noneho njye nkambara rimwe barambwira ngo ndi umwana mutoya, ngo ntabwo bazi impamvu nambara uko nambara. Ariko nanone abantu ni beza, ni ukuri ni beza. Nka nyuma y'imyaka nanone wambwiye bya bindi, niwe wambwiye ngo ariko disi ngo wambara byiyubashye, kandi yibagirwa ko ariwe wambwiye, nta n'ibyo yibukaga, ngo ariko disi wambara byiyubashye. Rero ntabwo dukwiriye gutwarwa n'isi, kuko isi ntikwiriye kuturusha imbaraga. Ibyo ni ibyo mu isi bizapfana n'iki kibiri. Twabonye ko igifite imbaraga ari ubugingo. Dukwiriye gutwara uwo mucyo ukamurika, ngo ntawakongeza itabaza yarangiza ngo akaritwikiriza. Uwo mucyo nta kintu waba ukimaze. Rimwe rero Umwuka w'Imana aranyongorera mu mutima, arambwira ngo abantu basigaye bamurika mu mucyo, bagera mu mwijima bakazimya amatabaza. Dusigaye abakristo, reka ndeke kuvuga ngo abantu muri rusange, dusigaye tumurika mu mucyo, ahubwo twagera mu mwijima amatabaza tukayazimya. Niko yanyongoreye. Ni ukuvuga ngo iyo tugeze mu rusengero, nshaka kwereka umushumba ko nkijijwe, nkashaka kwereka unyoboye muri korari ko nkijijwe, nkashaka kwerekana muri bene data ko nkijijwe, nkambara uko ngombye kwambara mu rusengero, nkakora ibyo ngombye gukora mu rusengero, nkambara uruhu nyine rw'abakristo. Reka ndeke kuvuga kuri n'umukristo mu rusengero, ariko natambuka nageraho umucyo wari ukenewe, wa mucyo noneho nkawuhisha. None si byo hari icyo byamara?
ntabwo Imana ikeneye kuza kunyereka ko ukijijwe ngewe nkuyoboye muri korari, kuko ugombye kuza muri korari ukijijwe nyine. Ahubwo Imana ikeneye ko nerekana ko nkijijwe mu badakijijwe. Ntabwo Imana ikeneye ko nza nkereka pasiteri ko ndi umuntu w'igitangaza rwose mbirimo. Ahubwo Imana ikeneye muri ba bandi batarabimenya ko ngaragaza ko nakijijwe, bakibaza uyu muntu ko atameze nk'abo tumenyereye. Ubu se mwibaze muhuye nanjye saa sita nacanye itoroshi, ubundi ibyo bintu nta n'ubwenge bubirimo. Saa sita z'amanywa nacanye itoroshi, mfashe gutya telefone cyangwa ari itoroshi ngenda murika, ushobora kuvuga utari ku bundi uyu muntu se. Umuntu iyo akuze arakubwira ati uri kucanye itoroshi ku manywa byagenze bite? Urero ubonye nakomeje nkataje avuga uti buriya mu mutwe hari ukuntu byagenze. Ni nako ijuru ritubona, ni ukuri twarabicuritse mu rusengero. Sinkeneye, dukwiriye guhurira hano twese amatabaza yacu akaka, tugatyazanya, tukanezerwa, tukazamura icyubahiro cy'Imana. Ariko ahakenewe ubutumwa, ahakenewe umucyo ni hanze mu batazi Imana. Wiza kutumurikira, twaramurikiwe. Wiza kutwereka ko ufite umucyo, twarawumenye natwe. Ahubwo se abatawufite urabamurikira ahandi muri ba bantu mungana bo mutangana mwiriranwa, urabamurikira cyangwa ugerayo ugaswika ingofu ukazima. Noneho wagera hano ukaza kutwereka ko ucanye. By'ukuri urumuri mu rumuri nta nubwo wabimenya. Urumuri mu rumuri ni nk'umwijima mu mwijima, ntacyo, nta nubwo tuba tubifitiye umwanya. Ariko urumuri mu mwijima niyo kaba ari akabuji gatoya, buri muntu wese aza akagana agashakisha ashaka urwo rumuri. Mureke gucurika ibintu. Rubyiruko mureke kwifuza ngo mugereyo kubw'inyungu, kubw'iki. Nta nyungu ziriyo. Niba bigusaba kuzimya itabaza ryawe ukabanza ugahinduka umwijima, ibyo bintu nta nyungu zibirimo. Niba zinarimo ni iz'igihe gitoya, zizakurikirwa n'amarira. Ababyeyi, aho uri kubw'inyungu, inyungu zigutera kuzimya umucyo wawe ukawuhisha, ukabanza ukaba umwijima, ntabwo izo nyungu niba zinahari zirambye. Nyuma yaho hazaza amarira arenze ayo wariraga. Abagabo nuko, twese nuko tumurikaho kumurika. Noneho ahangaha tuze ahubwo ni uguhanjuza, tuze guhanjuza, twongere dusabe Imana amavuta kugira ngo amatabaza yacu arusheho kwaka mu bakeneye umucyo. Bwana sifiwe. Kanyuzemo katwigarukiye ko igipfa kizamirwa n'ubugingo. Ariko ako nako mugatware, ni ukuri mugatware. Umuntu ukijijwe neza, pasiteri niwe ujya ubivuga, anyorohera kubana nawe, aranezeza. Numva nyine uba wumva biryoshye kubana nawe kubera ko murahuje pe. Ariko umuntu arakuvuna pe, biragora. Niba uko nagiye nyobora n'amatsinda menshi, aravuna pe. Ariko umuntu ukijijwe mubigendanamo neza, nawe ukumva uranezerewe. Bwana sifiwe. Kadusome ijambo ry'Imana nanone, Abagalatiya ibice 6 umurongo wa 8 gusa. Ibice 6 umurongo wa 8 nahageze. Reka mpasome. Ubibira mu mubiri we, muri uwo mubiri azasarura kubora, ariko ubibira mu mwuka, muri uwo mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho. Twabonye ko igipfa n'uyu mubiri twambaye. Kandi reka nkubwire, iki gipfa nta muzungu wambaye ikitazapfa, nta muhanga wambaye kino kibiri kitazapfa, nta myaka uriho mitoya ku buryo umubiri wawe utapfa, nta buranga ufite ku buryo umubiri wawe utapfa cyangwa utazapfa.
nta bushongore ufite ku buryo urupfu ruzatinya kuguhangara, nta madiporome ubitse ku buryo iherezo niriza Imana ivuze ngo aka niko kuka kanyuma, urupfu ruzatinya kukubwira ngo nawe naje. Buri muntu wese kiyambaye Imana yadutije kizapfa, iki ngiki kizapfa. Hari n'abanya numva bavuga ngo bafite imibiri ngo yoroshye, njye njya mvuga nawe ubwo yoroshye niyibora vuba, nabe n'ufite ukomeye. Ufite uworoshye wirata, njye nibaza ko byibuze ukomeye yamara nk'icyumweru, wowe rero wamara 3 niyo wamara kubera ko woroshye. Rero iki ni housing kandi nicyo dutinzeho, ariko igifite imbaraga kimwe kizamira ukugupfa, iki gipfa ntago tukibihaye agaciro. Bibiliya iratubwiye ngo ubibibira mu mubiri, muri uwo mubiri we nta kindi azasarura, ngo ariko ubibira mu mwuka bazasarura iki? Ubugingo buhoraho. Bwana asifiwe. Ubibira mu mwuka we azasarura ubugingo buhoraho. Ngira ngo ni mu Baroma niba nibuka neza ibice 6:23 haravuga ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ngo ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Naje kubibutsa nanjye niyibutsa ngo iki gipfa gihora kidusaba, gihora kidutera kurarikira, kikubwira ngo wiha Imana umwanya, nanjye nkeneye ibi ngibi. Ndakwibutsa yuko kizagira iherezo, ndakwibutsa yuko kizapfa, kizarangira kuri 40, kizarangira kuri 50, kizarangira kuri 80, kizarangira ku bazagira 100 nk'umukozi w'Imana Pastor Mpyisi n'abandi, ariko abo ni bake. Ariko ndakubwira ko waba ufite byinshi, waba waragihaye, waba utaragihaye, kizapfa. Bwana asifiwe. Kiya kudukerereza rero icyo ngicyo, ahubwo twite ku kubibira mu mwuka kugira ngo tuzasarure ubugingo. Hari ibintu rero biranga abantu babibira mu mubiri, turaza kureba n'ibiranga babibira mu mwuka. Ubwo ababibira mu mubiri ni bamwe bazasarura kubora, nitugera no kubabibira mu mwuka ni bamwe bazasarura ubugingo buhoraho. Abantu babibira mu mwuka bajya bakorera kunezeza abantu, babibira mu mubiri mu mubiri bajya bakorera ibintu gusa kugira ngo abantu babashime, nta kindi kintu rwose. Bajya bavuga gukorera Imana, akavuga ati niba tampa mikoro ntayo mba muri yangana, ariko niko bimeze. Mbona turi nko mu gihe kimeze nk'itorero nyine, ubona abantu na kidini. Pastor wacu ejo yatwigishije ko dukwiriye kuba mu idini nka adresse, ariko tugatura mu itorero nka gakondo. Mu idini abantu nyine twahanzweho na wa mwuka wa gifarisayo. Nasomye muri Matayo ngo bakundaga nyine ngo kuramukirizwa mu maguriro, ngo bambaye imisaraba ngo miremire, ngo noneho bagakunda no kwicara mu myanya y'imbere, ngo bakundaga kuramutswa rabi nyine bagaragaze, bubahishe, bakomere mu mashyi, ngo bagakunda imyanya y'imbere. N'uwo mwuka wamaze kuduhangaho. Kubera kubibira mu mubiri, ntago abantu bakimenya kuvuga ngo nubwo nkoze umuntu ntambone ariko ndanezerewe kuko hari icyo nkoreye umwami wanjye. Oya, baravuga bati amafaranga muyanyuze kuri Mama Rana, akavuga ati ngenza yanyuza kuri nimero y'umushumba kuko urumva ngewe ninyabona kamemo ntago icyo kintu kizagira agaciro, kizagira agaciro ariko pasiteri yakimenye. Ariko pasiteri se yagushima hano, ariko niba utabikoranye umutima ukiranutse ntaho byanditswe. Ntago wabibiye mu mwuka, wamaze kubibira mu mubiri, ariko niba ufite iyo mitekerereze. Abo bantu babibira mu mubiri bajya bakorera kunezeza abantu,
bakumva kuba bakomerwa amashyi, bakumva kuba bakumva nyine bageze iyo bajya. Ariko reka nkwibutse ngo uko ni ukubibira mu mubiri. Hari abantu b'Imana batanazwe, bazarinda bava no muri iyi si badakomewe amashyi, batanazwe, ariko babibiye mu mwuka, kandi ijuru rizakira kandi rikabakira neza rinezerewe. Bajya bakorera kwemeza abandi. Umuntu Imana ikaba yaramuhaye kamere mu baririmbyi, Imana yaramuhaye nk'impano yo kuririmba, akaza ataje kuririmbira mu mwuka, ahubwo akaza aje kuvuga ngo uyu munsi ndarusha Berenice, uyu munsi ndabarusha. Uraturusha se? Twebwe turakwandikira, kandi ubwo uturusha biri no mu mutima wawe, twebwe ntabyo twamenye. Ntabwo twamenye ko waturushije pe. Nturi bunahagare ngo utubwire uyu munsi nabarushije. Satani gusa yaguteye guhusha kubibira mu mwuka, urimo urabibira mu mubiri. Uyu munsi ndabarusha. Uraturusha se bikumarira iki? Ntacyo bikumarira. Njyewe iyo mbwirije ubutumwa, birahari no ku ma YouTube, birahari. Ariko Imana izabiturinda. Baranyemera, mfite amavuta, tuba tubibona nyine, turakurikirana. Ariko ibyo ntacyo bimaze. Kwemerwa si Imana itanyemeye byamarira iki? Bajya bakorera kwemeza abandi, bajya bakorera mu marushanwa, bakora nk'aho bari mu ma competition, atari ya marushanwa Pawulo yavuze yo kuvuga ngo ndasiganwa ariko sinkutazi yonge. Oya, ahubwo yabo mu mitima ndamurusha, njyewe ndasizwe kumurusha. Amavuta se waya ubundi ahavura hazi nuko asura kuzi ku buryo watubwira ngo urasizwe kumurusha. Bajya bakorera kwemeza abandi, ababibira mu mubiri. Hari akantu rero umwuka w'Imana yanyongoreye ko numva kanteye ubwoba, ngo bajya bagenda bagwiza ubwenge bubi. Ni ukuri ari ibintu nanjye bijya biza nkumva si ubwenge bwanjye bwabima. Abantu babibira mu mubiri bajya bagwiza ubwenge bubi gusa, kubera gushaka kunezeza abantu. Iyo akinnye trick imwe akabona ntikunze, ashakisha indi. Uko gushakisha rero uko yanezeza abantu, kandi iyo bashaka kubanezeza baba bashaka kugira ibintu batwikira. Sinzi niba murimo kunyumva. Turi kumwe? Duhereze Imana icyubahiro, turebe ko tukiri kumwe. Kubera gushaka kwemeza umushumba, hari ibintu, cyangwa kwemeza umuyobozi wa korari, cyangwa n'abandi bakozi b'Imana, cyangwa n'abandi babana mu matsinda, hari ibintu ajya ashaka gutwikira kugira ngo akomeze agire gute, yemeze. Ibyo bintu rero bimusaba ubwenge. Ni ukuri atagize ubwenge bubi ntabwo yakwemeza, kuko wamuvumbura. Ariko ujya kumuvumbura ubwenge yakoresheje butagira ingano, buba ari bwinshi pe. Ngo bagenda bagwiza ubwenge bubi. Ntabwo ari ubwiza bw'amayeri, bw'ubucakura, bw'utuntu nyine two guhisha, two kwiyoberanya, two kugira. Arabushakisha ubwo bwenge kugira ngo gusa akomeze gucangacanga, akwereke yuko ari umuntu muzima, kandi muri we abizi yuko ari umupfu, yamaze kwipfira kera. Ariko gusa kubera ko abibira mu mubiri, agenda ashakisha ubwo bwenge kandi akabugwiza. Satani arabumuha kugira ngo yemeze abantu. Bwana sifiwe. Ubwenge bw'inyamaswa abantu, niko Petero yavuze, ngira ngo niba ntibeshye, Yakobo. Kuko ubuva mu ijuru bwo ngo irya mbere buraboneye, ngo ariko umeze butyo ngo n'ubw'inyamaswa abantu. Bagenda rero babugwiza, akagucurika, akagucanga, wazajya gutungurwa ukavuga ngo ego, uyu muntu se ni gutya yari ameze. Yari yaragwishije ubwenge bwo kugenda yiyorobeka kubera kurwana no kugira ngo abibire mu mubiri bamwemere. Ababibira mu mwuka baharanira kwezwa iteka. Haleluya. Ababibira mu mwuka bo nta kindi barwanira. Abantu babareba, batabareba, bari mu cyumba,
bari mu mirimo yabo, bari mu itorero, batari mu itorero, bari bonyine, bari mu mwijima, bari mu mucyo, baharanira kwezwa kuko bazi ko Imana yanga icyaha. Ntibagundira ikibi, ntabwo bakibika, ntabwo bagitwikira, ntabwo bagisigiriza, ahubwo bahora baharanira kwezwa kuko bazi yuko iyo bazabana nayo yanga icyaha, idakunda icyaha, itabangikanywa n'ikibi. Ababibira mu mwuka birinda ku gato no ku kanini. Abasore n'inkumi babibira mu mwuka bajya birinda ku gato no ku kanini. Ababyeyi nuko, abagabo nuko. Ntabwo bijandika mu bibonetse byose, ntabwo bagendana n'ibije byose, ntabwo bakira ibibonetse byose, ntibavuga ibije byose, ntibayabira ibije byose, ahubwo bagira amakenga kandi bakirinda. Bwana asifiwe. Turaza kuvuga wenda no gukiranuka, ariko reka mbabwire njyewe mu bwenge bwanjye, observation nakoze ku bwenge bwanjye, umuntu atagize kwirinda nta nubwo yakiranuka. Sibyo? Njyewe nagize kwirinda ibintu bimwe na bimwe, nta nubwo nakiranuka. Ntabwo ibyo bintu nabikiranukaho. Ibyo bintu sibyo? Njyewe niko utirinze nta nubwo wakiranuka, ahubwo bigusaba kwirinda, ukagira amakenga, ukavuga uti bino bintu, ukirinda. Iyo umaze kwirinda usanga wanakiranutse kuri bya bintu, ariko iyo utagize kwirinda ibintu byose wabyisangamo, ibintu byose wabikora, ibintu byose wabivuga, ibintu byose wamera nk'uko abandi bagize gute bameze. Ababibira mu mwuka rero bajya bagira kwirinda kuko bazi yuko iherezo ryabo ari mu bugingo. Uko kwirinda kujya kubazanira gukiranuka, bagakiranukira Imana. Ingingo ya nyuma nuko nabo Imana ijya igenda ibagwiriza ubwenge bwo kumenya ibyo Imana ishima kandi ishaka. Bwana asifiwe. Nta muntu ujya ugera ahantu muri uru rugendo ngo yumve yagezeyo. Iyo uri mu bihe byiza byo kubana n'Imana, Imana igenda yongera iguhishurira urundi ruhande, yongera ikongorera andi magambo yayo meza, yongera ikubwira ngo niba ngibi ubiretse byarushaho kunezeza, n'uyu mwifata ubugize twarushaho kugendana neza. Mbonye yararimbye aravuga ngo uko ndushaho kumwegera amaso yanjye arahumuka. Uko turushaho kwegera Imana, uko turushaho kubana n'Imana, niko tugenda tumenya Imana, niko tugenda turyoherwa n'Imana, niko tugenda Imana itwishurira, ikagenda irushaho kutwireherezaho. Ababibira mu mwuka rero Imana ijya ibagwiriza ubwenge bwo kumenya ibyo ishaka n'ibyo ikunda. Bwana asifiwe. Turabyifuza se? Turabyifuza kubibira mu mwuka? Niba wasanze ubibira mu mubiri, Imana igufashe wimuke muri icyo cyiciro, noneho twese tujye kubibira mu mwuka, kugira ngo iki gipfa kitazapfa bigahwaniramo, ahubwo n'igipfa kizamirwe n'ubugingo. Bwana asifiwe. Haleluya, 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 haleluya. N'abantu batarakira Yesu ngo batunge ubwo bugingo, turabibifurije. Ni byiza. Yesu yamfashe mfite imyaka 16 kugera n'uyu munsi. Ni mwiza pe, ni mwiza pe, ni mwiza. Ndamukunda kandi tuzabana no mu gitaramo. Ngo kugeza uyu munsi ntararya, ngo nta nubwo aranywa. Azongera gukora icyo gikorwa ngo yicaranye n'umugeni yakoye amaraso ye. Muri abo rero nzaba ndimo, tuzabana muri icyo gitaramo. Niyo ntego mfite, niyo mpamvu mbibira mu mwuka. Namwe mbabwira ngo mubibire mu mwuka, abantu batababonye mukora ibishimwa n'Imana, nta jisho rikuriho, uri wenyine, uharanire kwezwa,
wirinde ku gato no ku kanini, ukiranukira Imana, Imana ikugwiriza ubwenge bwo gukora ibyo ishima n'ibyo ishaka, kugira ngo muri cya gitaramo nawe tuzabaneyo. Amen. Hazaba umunsi tuzumva w'Imana, harabagira n'ijuru ryose, Yesu azaza mu bwiza bwe bwose, azima ingoma wa mwami wanjye. Hazaba umunsi tuzumva w'Imana, harabagira n'ijuru ryose, Yesu azaza mu bwiza bwe bwose, azima ingoma wa mwami. Dore urukundo, dore urukundo rwatumye amfira, ibyanjye bihamba mu mva, maze arazuka rwamuze nase, nagaruka nzamushimira. Dore urukundo, dore urukundo rwatumye amfira, ibyanjye bihamba mu mva, maze arazuka rwamuze nase, nagaruka nzamushimira ibyo. Bwana asifiwe. Turimo turasatira umusozo. Tumere nk'abafataho, nk'abagera ku conclusion, dukora umusozi. Kankoresha iki Kinyarwanda. 2 Ibyahishuwe 2 umurongo wa 10. Haravuga ngo ntutinye ibyo ugiye kuzababazwa, dore Satani agiye gushyirisha bamwe muri mwe mu nzu y'imbeho, kugira ngo mugeragezwe, kandi muzamara iminsi 10 mubabazwa. Bene iyo nashakaga cyane, ariko ujya ukiranuka ugeze ku gupfa, nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Bwana asifiwe. Ujya ukiranuka ugeze ku gupfa, ntukagire konji yo gukiranuka. Sibyo? Sibyo? Ntukagire konji yo gukiranuka. Nta konji ibaho yo gukorera Imana, nta konji ibaho yo kubibira mu mwuka, nta konji ibaho yo gukorera ubugingo. Ntukagire ubwo uvuga ngo reka uyu munsi noroshyemo, oya, ahubwo kaza ingamba. Saba n'Imana iguhereza ubwo bwenge, ugwize ubwenge bwo kumenya ibyo Imana ishaka n'ibyo ikunda. Ujye ukiranuka mukobwa, ujye ukiranuka mubyeyi, ujye ukiranuka mupapa, ujye ukiranuka ugeze ku gupfa, Imana nayo izaguha ikamba ry'ubugingo. Mu mibabaro ukiranuke, mu munezero ukiranuke, bimeze neza bitameze neza, ujye ukiranuka ugeze ku gupfa, Imana nayo izaduha amakamba y'ubugingo. Bwana asifiwe. Yobu 28:28 ngo nukibwira umuntu uti dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Kugundira icyaha nta bwenge bubirimo, nta buhanga bubirimo, ahubwo kubaha Uwiteka tukava mu byaha niko kujijuka. Imana iduhe kubibira mu mwuka kugira ngo tuzasarure ubugingo. Imana iduhe kudatinda kuri iki kibora twambaye, ahubwo twite ku bugingo, kuko nibwo bufite agaciro, kuko iki gipfa nikimara gupfa ubugingo buzagira agaciro. Imana ibahe umugisha, Imana ibishimire. Turi kumwe ikindi gihe. Murakoze.